ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe imikino yose. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe iki kiganiro cy'umufana wa Rayon Sports wiyahuye kubw'urukundo rwinshi yakundaga ekipe ye. Banza urebe kano ka video hanyuma ndaza kugaruka mu kanya. Ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe imikino yose ntawe udatsindwa, ngira ngo murabibona n'abazwi ku isi bihanganye muri za siporo zitandukanye. Haba igihe ibintu byabagendekeye nabi nk'abantu, ariko noneho ni timu. Ikindi umuco, burya umuco mujye muha agaciro, umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira, cyangwa hari na organization ihari, cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite nahoraga mbivuga, najyaga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo bagiyeho ibintu byose baba babikubye na zero. Nuriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, urashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kuba abona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino siporo kugira ngo itere imbere ukora biriya bintu nakoze nakubwiye, ariko noneho ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda habamo gutsindwa, kandi muri uko gutsinda no gutsindwa harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje, wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo. Ariko umwana nk'uriya wisigaga irangi, wagenda mu muhanda imvura ikamunyagira yisize irangi yambaye ubusa hejuru, kuba agiye nta gitangaza kirimo ko yakundaga Rayon Sports. Kuba ari yapfiriye rero nta nubwo twavuga ko tubigaya, burya umuntu apfiriye ikintu akunda nta kibazo kiba gihari. Gusa wenda icyo twabwira abandi, urabizi icyo nazize ni iki nakibonye. Umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi igihe ukagira bitya. Uko mubyumvise rero, nyakubahwa Perezida wa Repubulika atanze ubutumwa bukomeye kuri buri muntu wese ufana, aho agaragaje ko gutsindwa atari byo byatuma umuntu yiyahura. Byaragaragaye, ariko se wowe urabivugaho iki? Kanda subscribe. Nk'uko mubibona ngiye kujya mbagezaho udukuru tw'ubwenge kandi ducukumbuye. Nizere ko kandi muzajya mudukurikira 5/5. Iyi ni Blessing TV show, kandi like sharing inshuti zawe kugira ngo basangize ubu butumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda.